ndi kuvuga kuri kubihangana noneho umuntu arangije arambwira ati se ubundi ko hora uvuga abahanzi twebwe noneho abantu abafana noneho bo bamarira icyo abahanzi ntabwo wabona ibintu byinshi uvuga ku bafana cyangwa kuri audience yo mu Rwanda ariko ikintu cya mbere twihuse ikintu nakubwira kuri audience yo mu Rwanda mu buryo cyangwa ubundi ushobora gusanga n'ikintu mariye abahanzi b'abanyarwanda cya mbere cyo twebwe twishyizemo kwihangana tugomba kubyumvira ubuntu niyo mpamvu tujya kuri YouTube kandi YouTube these days ntabwo itanga amafaranga ku bahanzi kuko iyo birebeye mu Rwanda bitewe no kuba twambaye AdSense biba bigaragaye nkaho birebeye ubu nta kintu kimwe umuhanzi abona kuri views zawe ikindi nyine abantu bo mu Rwanda bagomba kugira wa muco wo gustreaminga bakajya kuri Spotify bakajya kuri Audiomack kuko ubu ngubu ugiye kuri Audiomack cyangwa kuri Spotify usanga nyine ibihangano biri gukundwa mu Rwanda harimo nka bitatu byo muri Nigeria cyangwa bibiri byo muri Tanzania urumva audience yacu ntabwo iramenya guhitamo ngirwa n'ishyaka abandi bahanzi bacu b'abanyarwanda ikindi kintu kibi cya audience kubera ko n'ubujijuke nyine bukiri ku rwego ruri hasi cyane audience yacu abantu bo hanze ubundi tu expectingamo ibintu bya danger nyine pressure ikomeye kuri social media kubera iki igihugu cyacu cyakizeho imiyoboro ya internet biroroshye nyine kugira ngo ahantu hose waba uri internet turayibona ariko audience yacu yo nyine ntabwo ibi profit at the maximum level iyo urebye nk'urugero nko muri Nigeria iyo bahaye Grammy Taylor Grammys Recording Academy bigomba gufiringa pressure y'abanyanigeria kuri social media ariko twebwe we are just there na influence hari kuri social media kandi internet turayifite ikindi kintu navuga ni ntabwo nyine turamenya guhereza agaciro nyine abantu baracyumva ko umuhanzi bamurebera ubuntu niyo mpamvu uzasanga abahanzi bacu b'abanyarwanda benshi abafite kariyeri ari bake nta bastar ariko kugira ngo babeho babeshejwe n'ubuhanzi ni ikibazo rero audience yacu ibafasha bike